Abantu bamwe na bamwe bavukana umugisha, bakivukira rwose ku buryo ibyo bakoze byose bibahira, icyo basanze kikabasanga. Ibintu byabo mu buzima ugasanga icyo basabwa ni ukugerageza gusa, ubundi bikamera nk'ibyikora. Umugabo witwaga Nteziryayo yakoreye shebuja imyaka 7. Nuko igihe kigeze abwira shebuja ati: "Databuja, igihe cyanjye ni iki? None rero nagira ngo munyemerere nsoze igihe cyanjye, mbashe gusubira imuhira ndeba abanjye ndetse n'umukecuru wanjye nasize arwaye." Nteziryayo arakomeza yungamo ati: "None rero databuja, nagira ngo munyemerere mu ingororano yanjye ihwanye n'igihe maze hano." Shebuja amaze gutega amatwi ibyo Nteziryayo avuze, aramubwira ati: "Nteziryayo rero, wambereye umugaragu w'inkoramutima. Kubw'ibyo nanjye ngiye kukwitura, ngiye kuguha ingororano igukwiye." Nuko shebuja aragenda yikoza mu nzu, ubundi aterura ibuye rya zahabu ringana nk'umutwe wa Nteziryayo, ararizana ararimuhereza ati: "Ngaha akira ingororano yawe." Nteziryayo akubise amaso iryo buye shebuja amugororeye, arishima cyane. Nuko arishyira mu gahago kiwe, arangije afata inzira yerekera iwabo arataha. Nteziryayo mu nzira ataha kuko yari amaze kunanirwa, atangira kugenda atseta ibirenge, ariko yubuye amaso abona umugabo mwiza uri kugendera ku ndogobe. Nteziryayo akimukubita amaso araterura aravuga ati: "Ntureba umuntu wakize? Ntako bisa rwose kuba nk'uriya wigendera ku ndogobe, ntagenda ategwa n'amabuye, ndetse nta nubwo aruha nubwo yagenda urugendo rungana rute." Arongera yungamo ati: "Ikindi kandi buriya inkweto ziba zimarana igihe kirekire kuko atajya zikandagiza hasi nkanjye." Ubwo ariko Nteziryayo ari kuvuga ibyo, yibwiraga ko ari kuvuga gakeya, nyamara wa mugabo uri ku ndogobe aramwumva. Niko kumwegera, ubundi aramubwira ati: "None se wa mugabo we, niba kugenda ku ndogobe ari byo byiza, ni iyihe mpamvu iri gutuma wowe ugenda n'amaguru? Washatse indogobe nawe uzajya ugendaho." Nuko Nteziryayo aramusubiza ati: "Reka jye nta bushobozi nifitiye bwo gutunga indogobe. Ubu ndimo ndagenda nseta ibirenge, nikoreye umufuka urimo ibuye rya zahabu, ntahanye nagororewe. Ubu ndeba rero ryanciye ibitugu, ndetse no kugenda byananiye kubera umunaniro w'uburemere bwaryo." Wa mugabo w'indogobe amaze kumva ibyo Nteziryayo amubwiye, aramubwira ati: "None se waretse nkakwihera iyi ndogobe ukanyihera iryo buye?" Wa mugabo w'indogobe arakomeza yungamo ati: "Ikindi kandi urumva ko nza kuba ngukijije uwo munaniro n'uburemere bw'iryo buye, nkanaguha indogobe yihuta ugahita ugera iyo ugiye vuba na bwangu." Nteziryayo yumvise amagambo y'uwo mugabo arishima cyane, nuko aramubwira ati: "Ni impamo y'Imana, ndumva uri umuntu mwiza. Ahubwo ubu jyewe nkugiriye impuhwe. Ubu se iri buye rya zahabu koko uraza kubona nawe uko urigeze aho ugiye?" Arakomeza atakira, nanjye ubwo mpiyo ndogobe. Wa mugabo w'indogobe yakira iryo buye, nuko arangije yuriza Nteziryayo kuri ya ndogobe, amuha n'umugozi wo kuyikubita. Nuko arangije aramubwira ati: "Dore nukenera ko yihuta uzajya uyikubita cyane, nukenera ko igenda gahoro uyihorera uyiguyaguye." Nuko Nteziryayo acyura indogobe, wa mugabo yijyanira rya buye rya zahabu atyo. Nteziryayo nyuma yo kwicara ku ndogobe we, umunezero uba wose reka sinakubwira, nuko aribwira ati: "Reka he no kuzongera kugenda nseta ibirenge, ubu ni ukugenda nicaye." Aterera ibirenge hejuru, atera akavugirizo, aririmba indirimbo za mvahe na njyahe, ibyishimo reka sinakubwira ari byose. Nuko akomeza inzira ye. Amaze akanya ari kugenda kuri ya ndogobe, aribwira ati: "Ndambiye kugendera ku ndogobe igenda gahoro." Ayikubita uko bamubwiye kugira ngo yihute, ubundi indogobe iriruka reka sinakubwira. Muri uko kwirukanka, ya ndogobe irirukanka cyane bikabije, ubundi ananirwa kuyihagarika, ahubwo aza kwisanga yikubise hasi irimo iramuribata. Nyuma y'uko imukubise hasi amara akanya gatoya, arazanzamuka. Mu kwegura umutwe agira ngo ahaguruke, asanga ikoti rye ryiza yari yambaye ryangiritse. Akimara kubona ko ikoti rye ryangiritse, aribwira ati: "Po, nta kugenda ku kintu cy'ikinyamaswa nk'iki ngiki kigenda cyiruka nk'ikitagira ubwenge." Akivuga atyo, abona hirya umushumba ushoreye inka nziza cyane. Nuko aribwira ati: "Ntureba abandi, uriya yifitiye inka nziza cyane, imuha umukamo w'amata, amata ashobora kuvamo amavuta, ikindi kandi byanarimba akaba yayibaga. Ntureba." Arakomeza ati: "Ubu ni iki mu isi nakora koko kugira ngo nanjye mbashe gutunga inka nziza nk'iriya?" Ubwo ariko ibyo yabivugaga azi ko ari kubivuga gakeya, nyamara wa mushumba aramwumva. Nuko aramwegera, ubundi aramubwira ati: "Ndumva inka yanjye wayikunze cyane, ariko ndagira ngo nezeze ibyifuzo byawe. Ngaho reka nyiguhe unyihere iyo ndogobe yawe." Umushumba aramubwira ati: "Njye ndi umuntu mwiza, nkunda kugirira abantu neza, yewe nubwo nabagirira neza njye ngasigara ubusa." Nteziryayo akubise amatwi amagambo y'uwo mushumba, aramubwira ati: "Ni nk'ako kanya rwose, mbega ukuntu uri umuntu mwiza." Nuko bakimara guhererekanya nk'uko babivuze, wa mushumba yikubita kuri ya ndogobe, nuko abwira Nteziryayo turabeho. Ayikubita umugozi, ubundi indogobe irirukanka arigendera. Nuko Nteziryayo hasigaye nawe yibuka ko yaguye hasi asa nabi, akaraba intoki ze, ahanagura ikoti rye n'inkweto ze, ubundi arangije ashorera inka ye gahoro gahoro, baragenda. Ku mutima agenda anezerewe avuga ati: "Ni njyewe uguze abandi barabeshya." Yigiye imbere gato aravuga ati: "Ubu nzajya nkenera kurya amavuta, nzajya ndya amavuta yavuye mu mata y'umukamo w'inka yanjye. Ningira inyota, nicare mfate inka yanjye nyikame, ubundi ntunganye amata
amata yanjye nyanywe. Arangije ati ubu noneho ndumva nta kindi kintu mu buzima bwanjye nakifuza. Akomeza kugenda nuko arahagarara agera ahantu hafi yinjiramo, arangije afata umugati wari uri mu ruhago rwe arawurya. Ubundi arangije afata igikoroto yari asigaranye cyonyine akishyura icupa ry'inzoga. Arangije arirambika araruhuka. Yegutse arongera ashorera ya nka yiwe agira ngo ayigeze iwabo. Ariko ubwo kuko amasaa sita yendaga kugera, izuba n'ubushyuhe bitangira kuba byinshi. Ubwo kandi uko yagendaga yari ageze ahantu hagati mu itaba, asigaje urugendo rungana nk'isaha kugira ngo agere iyo yajyaga. Ubwo kubera rya zuba n'ubushyuhe inyota iramwica ururimi ruruma. Nuko akubita agatwenge ati nari nibagiwe ko ndi kumwe n'inka yanjye nziza, ngiye kuyikama nywa amata yayo ubundi nshira inyota. Nuko ubwo inka muri ako kanya yikubita ikiziriko, amaze kuyikubita ikizirika ayizirika ku giti, afata inkongoro yari yagendanye ayitereka munsi, ubundi atangira gukama. Arakama ariko biranga. Arakomeza arakama arahatiriza biranga, ntihagira n'igitonyanga na kimwe kivamo. Niko kwiyamira atera hejuru aravuga ati wayireba ubwiza bwayo ntiyamenya ko itagikama. Ikindi kandi ubu wasanga n'inyama zayo zibihe, iyo yagira amata amavuta yayo ntiyaryoha. Arakomeza ati nk'ubu ni iyihe mpamvu yatumye ntagenzura koko ngo ndebe niba ikama. Ubwo ibyo kandi yabivugaga akiyunamye mu icebe agira ngo akomeze ahatiriza arebe kiza kugira amata. Ya nka nayo iramurambirwa, imaze kumurambirwa imukubita umugeri. Nuko arabandagara arambarara inyuma yayo. Aho yabandagariye araharyama arahatinda arimo yitekerezaho. Ariko ubwo mu gihe akiryamyeho ku bw'amahirwe hanyura umubazi ashoreye ingurube mu ngorofani. Amukubise amaso aramubaza ati wabaye iki wa mugabo we kuryamye aho ngaho? Ubwo abivuga amuhereza akaboko kugira ngo amwegure. Nuko Nteziryayo yamutekereza ukuntu inyota yamwiciye mu nzira, yagira ngo aragerageza gukama inka yiwe agasanga inka ye ntigikama. Ubundi bikaza kurangira imukubise umugeri akarambarara aho ngaho uwo mugabo amusanze. Amaze kubimutekereza uwo mugabo amuhereza agakebe karimo amazi, aramubwira ati ngaha akiri mara inyota. Naho ubundi wowe kurwana n'iyo nka yawe kuko ntishobora kuguha umukamo. Ubona ko ari ikinyamaswa gishaje. Iyi ngiyi ikintu yakorerwa cyonyine ni ukujyanwa mu ibagiro ikabagwa ikavamo inyama. Nteziryayo akimara kumva amagambo y'uwo mugabo aravuga ati yewega ubu koko umugabo akantwarira indogobe yanjye nziza akansigira inka idakamwa. None se wa mugabo we ubu ninyica biramarira iki? Ko igihe ubusanzwe ntarya inyama z'inka, ntabwo rwose nzikunda, zintera ibibazo. Ariko ubu byibuze iza kuba ari ingurube nk'iriya washushoreye byari kunyorohera kuko sinari kubura uko niriramo inyama z'ubwoko bwose. Wa mubaza amaze kumutega amatwi aramubwira ati burya gihe ntabwo njya nkunda guhakana. Kugira ngo unezerwe reka nguhe iriya ngurube unyihereye inka. Nteziryayo mu byishimo byinshi aramubwira ati reka ijuru ryonyine rizaba ari ryo riguhembera igikorwa cyiza unkoreye nk'iki ngiki. Nuko ubwo Nteziryayo agira bwangu amuhereza ya nka. Wa mugabo nawe akura ya ngurube muri cya kigorofani arayimuhereza. Nteziryayo afata ikiziriko cyari kiziritse ku kaguru arayishorera arayijyana, agenda yishimye rwose. Kuri iyi nshuro noneho Nteziryayo agenda yishimye yibagirwa ibyamubayeho byose. Aravuga ati noneho iyi ngurube irandutira ibyo nahuye nabyo byose uyu munsi. Nta cyandutira iyi ngurube, ni nziza irabyibushye. Mu rugendo rwe akomeza kugenda ahura n'umugabo ufite imbata y'umweru. Uwo mugabo arahagarara abaza Nteziryayo ati ese ubu tugeze sangahe? Ariko ubwo nyuma yo kumubwira isaha bakomeza kuganira. Nuko Nteziryayo aramubwira ati uyu munsi guhera mu gitondo naramukanye amahirwe gusa. Amutekereza uko byamugendekeye kuva mu gitondo asaba umwami gusoza igihe cye. Nuko wa mugabo aramubwira ati ntange ubu ndeba iyi mbata nari nyijyanye ahantu hagiye kuba umubatizo. Arakomeza ati cyakubwira ukuntu iremereye, kandi ubu yireba imaze ibyumweru 3 gusa. Aramubwira ati ndagira ngo nkubwize ukuri ko hahirwa umuntu uri buze kuyibaga akayiteka kuko iraza kumuha inyama nyinshi. Nteziryayo aramuseka cyane ati ubwo se uribwira ko iyo mbata yawe yarusha ubunini ingurube yanjye? Uwo mugabo aramusubiza ati wa mugabo we rero ndabona uri umugabo mwiza kandi koko sinakubeshya. Ntabwo nakubwira ko iyi mbata yanjye iruta iyo ngurube yawe, ariko reka nkugire inama nk'umuntu w'umugabo. Hakurya aha ngaho ugiye hari umuntu wibwe ingurube, kandi yibwe ingurube isa neza nk'iyo ngiyo ndeba ufite. Ntugire ngo hari indi mpamvu yatumye nguhagarika. Naguhagaritse kubera ko nagize ubwoba nkikubona nkeka ko ari we wibye iyo ngurube. Ngira ngo nkubwize ukuri rero ntihagire umuntu ukubona iyifite, biraza kukubera ibibazo bikomeye cyane kuko uwayibye wese ari gushakishwa. Igihano cyoroshye numvise bazahanisha umuntu uzafatwa n'iyo ngurube ni ukujugunywa mu ruzi. Ariko ubwo nagira ngo nkubaze waba uzi koga? Nteziryayo amaze kumva amagambo y'uwo mugabo ahinda umushyitsi, nuko aramwinginga ati ngaho se kabyara we nkura muri ayo matsa. Ndumva icyo wankorera cyamfasha nuko naguha ino ngurube ukanyihera iyo mbata, kuko niwe uzi kino gihugu neza, uzi naho wanyura ntibagufate. Nuko uwo mugabo aramusubiza ati narinze ko hari ikindi kintu gihambaye ndibuze gukuramo, ariko ingurube nziza nk'iyi nkaguha imbata ntacyo mpereza. Gusa ibi ngukoreye ntago nzi neza ko hari undi muntu wabigukorera, ariko ntacyo reka ngire neza kuko sinaguhemukira n'ubundi wibereye mu bibazo. Nuko uwo mugabo afata umugozi wari uziritse ku kaguru k'iyo ngurube arayishorera arayijyana, maze asigira Nteziryayo yambata. Nteziryayo mu kugenda agenda yibwira ati uriya mugabo simuzi, ariko ambereye umuntu mwiza. Nubwo ajyanye iriya ngurube nini
ansigiye imbata nziza. Iyi mbata mu minsi iri imbere nzayigaburira ubundi kuri mfata ubwoya bwayo njye mbukoramo imisego nyigurishe mu baturage, ndetse nanjye nzasigaranaho umusego umwe njye ndyama nsinzira amahoro. Ibyishimo bikomeza kumusaga cyane nuko atera akaririmba ati ninjye ubayeho neza, ninjye ubayeho neza. Akiri muri ayo abageze imbere y'umunyabugeni, nuko aramwitegereza maze aramubwira ati wa mugabo we ubanza ubayeho neza, urabona ukuntu ukora akazi kawe ugakunze? Nuko wa munyabugeni nawe aramusubiza ati ni ukuri rwose ntiwibeshye, nkunda akazi kanjye kuko kano kazi kanjye umuntu wese ugakora adashobora gukenera gukora mu mufuka ngo abure gukuramo amafaranga. Umunyabugeni ahita aboneraho no kumubaza ati ubwo iyo mbata nziza gutyo wayikuye he? Nuko Nteziryayo aramusubiza ati reka da, ntayo nigeze ngura, ahubwo natanze ingurube barayimpa. Arongera aramubaza ati iyo ngurube se yo wari wayikuye? Undi aramubwira ati ingurube yo natanze inka maze barayimpa. Umugabo akomeza kumirwa nuko aramubaza ati none se iyo nka yo wayikuye? Nteziryayo ati inka yo natanze indogobe barayimpa. Ati niba bimeze bityo se iyo ndogobe yo wari wayikuye? Nteziryayo aramusubiza ati indogobe yo nayiguranye ibuye rya zahabu ringana nk'uyu mutwe wanjye. Umugabo arakomeza aramubaza ati naho si iryo buye ryo rya zahabu wari warikuye? Nteziryayo aramusubiza ati iryo buye nari imaze imyaka 7 nkorera databuja, nuko ndangije igihe cyanjye ararimpemba. Wa munyabugeni amaze kumva inkomoko y'ibi byose Nteziryayo yamubwiraga aramubwira ati cyakora ndatangaye, gusa ubuzima bwawe ndumva bwaragenze neza, ariko se ubu ngubu wagufasha ku buryo iteka ryose uzajya ukora mu mufuka wawe ntuburemo amafaranga? Undi aramusubiza ati ubwo se wo kagira Imana urumva nabyanga? Ntabwo nabyanga, ahubwo ndabibuze, niba ari icyo wamfasha ahubwo mbwira. Undi aramubwira ati nta kindi usabwa, urasabwa guhanga ubugeni, nicyo cyonyine, ubundi amafaranga akizana umusubizo. Ati ikindi gito ndibuze kukwaka niyo mbata yawe, ahubwo noneho mbwira niba uri bubyemere. Nuko Nteziryayo aramubwira ati urumva koko nabyanga? Nuko amuhereza ya mbata y'umweru, arangije aramubwira ati sijya ugiye kwibuza amahirwe yo kujya nkora mu mufuka iteka ryose hakavamo amafaranga. Wa munyabugeni amaze kwakira iyo mbata nuko arashogoshera arigendera, naho Nteziryayo wakomeza inzira amaramasa. Mu nzira arimo agenda aribwira ati ariko navutse neza rwose, ubu ngiye kujya nkora mu mufuka iteka ryose ubundi havemo amafaranga. Abantu twahuye bose ni abantu beza rwose, ubonye ukuntu banyikundiye, ikintu cyose mbasabye bakakimpa batangoye. Ubwo kuko yari amaze akanya ari kugenda atangira kunanirwa, maze kunanirwa n'inzara iramwica. Arebye hirya habona umugezi w'amazi meza, arawegera nuko asomaho. Asomye amaze gushira inyota yumva ibibazo bye byose birashize, nuko atera hejuru ati genda mana urankunda. Nuko arangije arongera afata inzira arigendera. Aragenda ageze muhira atekereza nyina uko urugendo rwe rwose rwagenze. Ngayo nguko irya Nteziryayo wakoze imyaka 7 yose ubundi agacyura ubusa bitewe no kwizera abantu.